mbo nyuma ngiye noneho yaje kuncaho umukobwa yego aramamagara arambwira ngo narabarakaje se ndamubwira nti hoya ngo ko mutongeye kumbwira imishinga igeze ndavuga nti ho mwayipanganaga sinzi uko byagenze pe ngiye urabizi ko wari wambwiye ko bitandeba arangije baravuze ngo ariko ngo uretse ko abanyarwanda mutekereza hafi ngo ubundi ngo hano mu bazungu ngo uzi ko ngo niyo umuhungu ngo yadetinze umuntu ngo babana mu nzu batarabana ngo kandi nta kintu babitwaye ngo uzi ko umugabo wa hano muri Amerika ari muri divorce ari kudetinga undi mukobwa hanze azana wa mukobwa mu nzu kandi nawe mugore atarasohokamo ati kandi ko nta kintu bitwaye ati ni gute nakubwira ko ngenda kuvuza ntubyemere none reka ngiye wabari wowe ninyoreraho umubiri ntukurya ndamubwira ati wakwereka ati rero reka nkubwire ngiyewe niyemeje kukuvuza uwo mugore w'umunyamerika yego nyuma cyaje maze gukora kira kiganiro na Jose ndi kuvuga amafaranga twari dukeneye kugira ngo tujye mu Buhinde nibwo yambwiye ngo ubwo yemeye kuyamvuza yemeye kujyana mu Buhinde akamvuza ariko tukabana nk'abavandimwe bakunda arambwira ngo nukuri ndahiye Imana isumba byose sinzigera nkuroga nawe ntuzandoga unyemerera urumva uwo mugabo asa n'umugabo wambyariye inshuti yanjye uko nyine ariko ari kubimbwira yego ndamwana uwe umugabo wawe asa n'umugabo wambyariye kumwikuramo byananiye wambabare nkakuvuza amafaranga yose bisabwa ariko ko ntazatura mu gihugu cy'u Rwanda gusa nubwo mafite ibikorwa nkaza byibura ukama umwanya nkaganira n'umugabo wawe namwe se ikintu ushaka ko muganira utamubwira ni igiki ati nukuri ndamukunda pe kandi ubyumve ndamukunda nta rwango rundi rubi rurimo sinagufata nka mukeba ndabizi nakubaha nk'umugore mukuru ariko umugabo we ndamukunda basi yanyubaha nk'umugore mukuru basi icyemezo cye cyafashwe ko aba umugore wa kabiri yego basi ngewe ikintu ndi kumushakaho ni intanga ivuye muri we uviye inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri Centre Parc Jardin nziza iri hano mu mujyi wa Kigali ku bantu mwifuza apartment nziza yo kuba muri hano mu mujyi wa Kigali ni kwirebero hari apartment yitwa Ira Apartment ni apartment igwa buri kimwe cyose uyifuza hamagara 0788 30 39 30 ebana na hano heza cyane utibaza byinshi cyane ngo ndacumbika he hamwe n'umuryango wanjye gutyo naho gaho ni muri Ira Apartment kwirebero ndi kumwe na Julien ni umubyeyi mumaze kumenya muri no misi bitewe n'ibiganiro bitandukanye yagiye akorera hano ku nkuru yanjye muramukunda benshi mwumva ubuhamya bwe murababara ariko uyu munsi arashima Imana nabwo amaze kwiterera urushinge ntabwo arakira nubwo tutakibyerekana kuri kamera ariko amaze kwiterera urushinge urumva karimo tumaze kubanza kuganira tumaze nk'iminota 30 tuganira ibindi bidahura n'ikiganiro ntabwo bikumazemo umwuka nta kibazo uyu munsi sumeze gute n'umuryango tumeze neza urebye nyine nubwo ari uburwayi ariko ntibitubujije kuba tumeze neza turacyakundanye bisanzwe nta rwango rwajemo nubwo guca kuri iyi mihanda bigoye urahagera iyi mihanda urahagera ukaza kwerekana umugabo ukabumweretse abantu badafite Yesu mu mutima twakoze ibiganiro bingahe harya ni bibiri ni bitatu harimo n'icya Jose ni ibiganiro bitatu uyu munsi rero ni ikiganiro cya kane muri ibyo biganiro bitatu harimo icya kabiri wazanye n'umugabo wawe wari murambwira ko ngo byabaye isereri byagenze bite ego komana abagore rero bumva uvuze ngo umugabo we murabanye bakagira ngo we nta mubanye neza bakagira ngo wowe nta ruhare ubigiramo kuba mubanye neza bakagira ngo agukunda gusa wowe ntacyo wakoze urumva ukabona umugore ntibajya amanane gufata umugabo we neza yakumva wo mufashe neza uri kumushima nawe akagushima akagira ngo wenda nawe umwegereje wa mugabo wawe nawe yamufata neza wa mugabo yamufata neza we nta kintu yakoze ubundi abagore icyo nendaga kubona kubabwiraho rero reka icyo kubabwira tukivuga sibyo byagenze gute bitangira twashyizeho ikiganiro nuko abagore baba cyagiye tuva hano twashyizeho ikiganiro yego abagore baba baratatse twaranje kwatakwa n'abagore babiri ba diaspora umwe barahamagaye
ahamagaye urazi ko ari nimero yanjye dushyira ku kiganiro Yego. mba nditabye ngo ariko ubundi wowe kurwaye ngo ufate telefone nkandi Witaba ute? ubundi birabujijwe ko ufata telefone umuntu yarwaye atanga telefone bakayitaba iyo nimero ya bundi kuko ariyo mushyira ku biganiro yego ndamubwira ni none se niko ari njye mwamenye mbere ni kandi ikindi kuvugira kuri telefone ni ntabwo ari ngombwa sinyegereza ugutwi cyane nishobora gushyiramo hoparire nkayivugira iri kure ntabwo nyiyegereza cyane Yego. mbona mutwara gake Ugira ngo ni ngira impuhwe. ngo ari kuma conseil zuko kubera ko ndwaye wenda ni impuhwe mfitiye Yeah. arangije ahita ambwira ngumva ngo nshaka nimero y'umugabo wawe kuko ngo nshaka ko tuvugana birambuye cyane ndamubwira nti rero sheri aba ari mu kazi Yego. kandi akazi akora ntabwo kamwemerera gufata telefone kuko aba ari hejuru y'ubuzima bw'abantu Yeah. ntabwo rero yajya gukina kuri telefone afata telefone nyuma y'amasaha y'akazi ari mu kazi ntabwo afata telefone ni nayo mpamvu ku biganiro twagiye dushyiraho nimero yanjye n'abandi bantu bajya bifuza nimero ya sheri mu buryo bwiza rwose bajye bayinyaka neza ariko badashatse ko kwerekana ko ari bagomba gushyiraho telefone kuko aba ari mu kazi niyo mpamvu ituma tudashyiraho nimero ye ntabwo ari ugufuha kundi ngo cyangwa yahise ambaza ngo cyangwa urafuha ndamubwira nti hoya ni ntabwo namufirane kuko umugabo mfite ndamuzi neza arangije barambwiye ngo ngo sawa ngo noneho rero ngumva ngo ikintu ngushaka ngo mumpereze ndamumuha hari nijoro nka saa yine ngumva wa mugabo we ngo ndifuza ko dukorana ivuriro njyewe nawe Okay. Ndifuza ko dukorana ivuriro jyewe nawe. njyewe nawe Okay. ngo umugore wawe ngo numvise ko ahita nakashyiramo deregete umugore wawe numvise ko yize ibiganga ntazigera hakandagira Uko. ati cyakora Asibye biba byarabayeho. Yesu w'i Nazareti ishere nzamuzana zabikubwiye Yego. ati cyakora ikintu nzagukorera urakizi ati tuzajya tumuha iriya miti ye yitera ku kiranguzo kuko impamvu mbitekerejeho uya ngo ugumye uhangayike dushobora gusanga muyigura 200 ariko ibyo 200 muyigura ku kiranguzo bashobora kuba bagifata nko kuri 800 Yeah. ati urumva ko twaba tumworohereje ati ikindi tukamushakira ibyo kurya akabona ibyo kurya bihagije ati buryo umuntu arwaye n'amara abakeneye n'amarejime ati kandi numvise aho mugereye ubuzima bwanyu regime kuboneka bishobora kuba bigoye Yego. Avuga ubukene. yego Yego. ati rero ati ndifuza yuko umurera devi ugashaka inzu iri ahantu heza ataho ngaho byagenda n'ibikira amubwira byose ati hanyuma ugashaka inzu tibamara gushaka inzu ugakora devi imisoro abakozi wakenera ati binashobotse twakoramo twagira farumasi tukagira n'ivuriro Yego. clinique Aha. umugabo itumva umushinga mwiza pe Umugore w'umukire. Yego. Fati kabisa byacamo ariko njyewe nyine urabizi abagore tugira akantu si umugore uvuga ngo uwo mugore wawe ndabizi wize ikiganga ngo ntazahakandagire ngo cyakora icyo tuzamufasha ni ukumuha imiti ku kiranguzo Kandi umugabo kenshi ntabwo atayumva ikintu nyine we kirimo. ntabwo ahita yumva ikintu kirimo njye nyine yahise mbitekereza nkuvuga ngo sinzahakandagire ubwo ngo hakandagiye twahita tubyarana abo ngabo mbo buracya nyine sinahita nereka umugabo iryo jambo kuko naryumvise ariko nkomeza kuritekerezaho Umugabo se ahita bifata ate? umugabo nyine Yumvise ari yavuze umugira ko bisa neza. kose bashobora kuba ari umuterankunga tubonye Yeah. urabona iyo ubonye nimero itangizwa na rimwe n'aya mibare yo hanze +1 uhita utekereza nyine ko ari umukire wifitiye ku mafaranga ye Yeah. noneho rero ndafata yewe sha ibintu nibyo pe ati rero hari ahantu hahoze farumasi ati ndabyukira umenye iriya nzu n'ibiki n'ibiki kandi ifite n'inyuma ifite n'ibyumba turabona bashyiramo clinique na farumasi byakunda Yego. iyi nzu bagiye kuyibaza umugabo aragumye nimugoroba aramwandikira ambwira ati nashatse tere urumva ati ibi n'ibi ati none rero ndi nyine nagira ngo mbabwire aho bigereye umugore arangije aramubwira ngo ariko ngo ujye kumumagaza nimero y'umugore wawe ngo uri no mu rugo nabwo ngo akubuza kwitaba telefone Yego. kuri guca gushaka kuba makuru gaca kuri nimero y'umuntu ngenda ndashaka nimero yawe bwite ninjye nawe nshaka ko dukorana Yego. umugabo arangije aramubwira ati nimero yanjye niyo muri gushaka ati reka nze nyibaye umugore arangije ngo ngo sesa ngo byibura ngo utakongera kumagaza iyo nimero y'umugore wawe rwose umugore wawe ni umurwayi ararwaye rwose nongere kuyimamagaza Yeah. umugabo arangije ndamubwira agiye kumana nimero namwe se uyu mugabo ubwa ngo nongeye kumamagaza nimero yanjye gashyiraho n'itegeko nagaruka yabivuga guko ndi kubivuga biriseriye agukangana byatari Yego. namwe kuki atari kumva ko njyewe naba hafi yawe urumva nta gitekerezo nagira muri uwo mushinga ese mwakora umushinga yanjye singiremo ibitekerezo ni umushinga mubaze ni uwo muteraniye wowe nawe ni uri umukozi ni uwawe ni ukukuremera ari gushaka kuremera bimeze bite
shera nyine nabyara arandika byose arangije amubwira ati se ushaka ko duteranya nukundemera ndi umukozi niki ati ubyitwayemo neza ngewe nabikwegurira ariko mu gihe nyine uko mbishaka uko bigenda bitari byakunda ngifite umwana umwe ndumufiyemere urumva ngize imyaka 51 ati icyo ndi gushaka nikiba kitarakunda tuzaba duteraniye icyo ndi gushaka nigikunda nge nzakwegurira uburenganzira icyo shaka ubwo ni iki nyine naho ngaho habaye urujijo sheri nyine arangije bati numva amafaranga wajyanga afite condition uwo mwanya hahita haza n'indi message ivuga ngo iduha nyine some y'amafaranga ngo ategure ibintu bitarengeje miliyoni 11 ngo azagenda yongeramo ngo ariko ayo abaye afite nayo ngaho miliyoni 11 yego noneho rero shirangije bati ntago bigoye imiti ntago igoye kurangura ntago ihenze noneho arangije ariko izi condition ayo mafaranga ni bwoko ki aramubaza ati none se condition wumva ko dutangiye twateranya uko nitwaye bikamakombe gumana niye arangije aramubwira nigeze nkundana n'umuhungu musa ise w'umwana afite uyu munsi murasa ku buryo nakubonye no ku kiganiro nkagira ngo niwe urumva atariko ntangazwa yageze mu Rwanda gute kandi ko nzi ko aba muri Afrika y'Epfo ati nanone kandi inkuru muri kuvuga nkumva zihabanye n'ubuzima bwe nzi duherukana ambyarira ahita nanjye mpita ngenda nawe ahita agenda ariko murasa bivuze ngo nta wundi musore nigeze nifuza utari uwo mugabo wanjye uretse undi muntu wese nari kubona ufite isura isa n'iyi ni umugabo wawe warubonetse ni umugabo wanjye niwe warubonetse usa n'umukobwa n'umuhungu wamubyariye ngo kandi ikibazo nanagize umwana we yatwabyaranye ahora n'uburwayi nawe afite uburwayi budakira ubwo urumva nta cyizere mfite cyuko afite umwana uzakingura mu gihe kizaza gusa ni expose ikibazo shirarangiye ati none se ushaka ko nkubyarira umugore araceceka ngo ntiwize ikiganga ngo ku myaka 51 harya umuntu yabyara ngo ariko ngo ngiye ngo numva ngo yagemekesha niko yabivuze yumva yagemekesha ariko ku nangazi z'umugore unangazi y'umugabo azi yego bagafata iyo umugore ni umugabo bakabihuza ariko ku muntu azi akunze ku buryo uwo mwana nyine azitwa uwo mugabo azitwa papa w'uwo mwana bitagiye kure y'amategeko mbo umugabo aramubwira atumva rero umubwire ku myaka 51 se yaragifitemo intangangore cyangwa ntago byo nabimubaje ntago shere yabimubajije urumva ko maze icyo gihe ari no kubimubwira yiretse byasanga yamaze kubivuga atakibashije ku ahita abaza ngo umugore wawe ari kubyumva ngo umugore wawe ngo mbona ngo akanura nk'umunyamahana umugabo aramubwira ati oya ntabwo ari umunyamahana ari kubyumva ngo madango ntabwo shaka gutwara umugabo ngo ibyo shaka gukora ni byiza ahita amumereza kuri telefone ibyo shaka kubakorera ni byiza n'ubuzima bwawe ngira ngo dusove ujye ubona iyo miti bitakugoye wavuze ko umugabo wawe ajya gufungira impano agafunyikamo iyo miti akaba ari cyo kigushimisha kuko nanjye nabanye cyo kigushimisha nshaka kugushimisha muri ubwo buryo ndamugana isa murakoze umugabo nyine ahita amubwira ati oya ibyo ntabwo ndi kubishyigikira ntabwo mbishyigikiye ntabwo ngewe ndi igikoresho cy'abagore naba ndende sisifu ndamutse umuntu afatira umwanzuro njye nashobora kwifatira umwanzuro aramubwira ati ngewe rero narinzi ko ugiye kudufasha nk'umuntu wabonye inkuru ya madamu ikamubabaza ntabwo narinzi ko ugamije kuntwara madamu buriya ntabwo madamu kuba twubahana twuzuzanya ntabwo ari ukubera ko atari ko hari imbaraga ze ashyiramo imbaraga nyinshi kandi nanjye ngashyiramo izindi twese imbaraga akoresheje zikuzuza ubuzima bwanjye nanjye izanjye nkoresheje zikuzuza ubuzima bwe ntabwo imbaraga akoresha rero ntabwo urukundo rupfa kuza ngo rupfe kugenda rujye ku muntu ntabwo madamu namukorera iryo kosa ukimara kumva umugabo wawe bamusabye ko yabyarana n'uwo mu diaspora wifashe ute nta bwoba nagize ntabwo nigeze ngira ubwoba kubera ko reka nkubwire ikintu kigeze kiba ndembye cyane ndembye hahandi mbona ko nanjye umugabo ashatse namuribera kuko nubundi nta heza nzakira
ntabwo nzakira, nabonaga ntazakira, nabonaga ibi bihe bitazagera ko nagenda nkaza i Kigali nkitera umuti nkaza nkavuga inkuru ngasubira Cyangugu. Nigeze umugabo wanjye ndemba hahandi tubana nk'uduhinja mu rugo nyine, nta no kumbaza ngo waramutse ute, nta no kunyegera nanjye nta no kumwegera. Ninjira muri chambre, bambabarire wenda kubivuga kuri social media ariko byibura n'urugero. Ninjira muri chambre nturutse aho nari ndyamye mu cyumba cy'abashyitsi, njya muri chambre yanjye bwari bugorobye. Umugabo avuye ku kazi nzi ko ari kwambura, ngeze muri chambre nsanga apfukamye imbere y'igitanda cyanjye ari gusenga. Aravuga ngo Mana, magarara ku muryango, numvise ari gusenga. Mana, umubiri ubaho, umubiri uraryana, umubiri ukoresha byinshi. Nubona ngeze aho njya guhemukira umugore nashatse, uzareke mfe mbere ye umukizo umubuzima nari mfite, yite ku bana twabyaranye. Urukumva iryo sengesho rinkora ku mutima, ndababara, ndinjira, sinamwereka ko namwumvise, ndangije ndanamubwira kuko umugabo wanjye namugerageje kenshi, ndanamubwira ngo sheri, niba ubuzima bukunaniye kwihangana, njyewe ndagushakira abakobwa nzi bari materialiste. Nta mukobwa uri buha amafaranga 15,000 yange ko muryamana. Nta n'umukobwa nagusigira hano muri iyi nzu ntahari ngo umugore kudakemura ibibazo ufite, njyewe mwizeye. Basi nganiriza inshuti zanjye, mbabwira ikibazo mfite, abari njyewe kwitangira. Nigeze mbimusaba, n'ukuri ko Imana isumba byose, nigeze mbisaba umugabo wanjye ndwaye aryamane n'abandi bakobwa, arabyanga. Aravuga ngo Mana, icyo ngusabye kugera madamu akize umpindura ikiremba, nzi ko njya ngusaba ibintu ukabyumva, umpindura ikiremba. Urukumva iryo sengesho. Ubwo se wakumva umuntu avuze gutyo ukavuga ngo arajyanwa nuko yabonye ayo mafaranga? Umugabo wawe umusaba ngo aryamane n'abandi bakobwa, ugomba gukemura ikibazo cy'umubiri nyine. Yego. Wari serieuse? Ariko urwatekereza umaze amezi 7 uri kumwe n'umugabo mu nzu, ubona ko agukunze, aza akakoza, akicara ku gitanda uryamye, akagukoraho nka kumwe bisanzwe mwateguranaga, urumva? Ukabona nta kintu uri bumumarire. Njye numvaga n'ubundi nzapfa, ariko nkumva nta mutwaro, ko n'ubundi nzapfa za n'abandi bagore, sibyo? Nkumva nta mutwaro mufitiye. Navuga nuko byasa kose kugira ngo azagende ntabizi, ajye no ku muntu ntazi amwanduze sida. Njyewe namushakira umuzima, urumva? Cyangwa bagakoresha prudence, ariko ari njye wamuzanye nzi ngo uyu muntu ni inshuti yanjye, nkuko wenda nk'abantu batigeze babyara bashobora gusezerana bavuga ngo ubwo tutabya wowe utabyara, njye nkabambyara, shakira inshuti yawe intera inda y'umwana. Njyewe nanjye ni rwo rwego namvuze ati mushakira inshuti yanjye arangirizeho ibibazo bye. Kandi nuko wenda hari uwo mukobwa atakemerera kuza hano ngo abiguhamye, nigeze mbimusaba, ndamuganiriza, uwo mukobwa inshuti yawe, umukobwa w'inshuti yanjye nahamagaye, ndamutumira, ndamuganiriza, ndabimusaba, ndamubwira ati mbabarira, njya i Kigali, icyo gihe twari tumaze gushirirwa, nzi Kigali nsize sheri mu rugo, nzanye n'akana kanjye ka bucura, ariko tugendana kuko mu modoka ntabwo bakishyuzaga. Ngafata uwo mukobwa nkamusiga iwanjye mu rugo. Abantu bambabare wenda nimbivuga, nahasize abakobwa benshi nimuraza kumenya rinde, ariko harimo umukobwa najya gasiga mu rugo nshaka ko sheri byibura yazamukemuriraho ibibazo. Urumva icyo kigeragezo. Noneho umukobwa nawe biza kugera akunda umugabo wanjye, agera kuri rwa rwego yari ku mugabo wanjye ko ashaka ko baryamana. Umugabo wanjye niwe wamamagara ambwira ngo sheri runaka ndamusezereye, ngumanye n'abana. Urumva? Ati ko ndi kubona imyitwarire ye imbere yanjye ntabwo ihwitse. Kandi wowe wifuzaga ko baryamana? Njyewe nifuzaga ko umukobwa yamuprovoka bakabikora, niyo nanabimenya cyangwa nanabimenya, ariko byibura karangiza ibibazo by'umugabo. Nandise umukobwa yakubwiraga aho bigeze? Umukobwa majije kugenda, urumva sinzi ko n'abagore turemye nyine hazamo akantu k'ishyari, yarabaza ati buriya mama sheri buze kunekereza gute. Majije kugenda nyine umukobwa atangiye kwigaragaza gutyo ko nigeze mbimusaba. Noneho namusiga mu rugo bari kumwe, umukobwa agashaka gukora ikintu kimwatira, urumva? Noneho umukobwa noneho amaze kujya bikora, kumwaza gutegura ku meza, agejeje aha, agize ute, yigaragaza, aza kugira ute, sheri abona birarenze. Umukobwa ariko ntiyambwira ko yatangiye igikorwa cyo kugira ute, cyo kumuseduza. Hanyuma sheri ni ubwe wabinyibwiriye, abimbwira ndi i Kigali. Ubwo so mugabo
bakubwira ngo bagiye ngo kumuha ivuriro ya miliyoni 11 ngo ari bugende kubera ko urwaye ataragiye icyo gihe wabyumva oya ntago wabyumva nje nta kintu byari bintwaye gusa ahubwo impungenge nagize nabuze mana turakinnye kuko nibyo turakinnye uyu mugore wo kudutega amafaranga se byageraho shira akabyemera numva ndabitekereza cyane ariko ndeba reaction yagize kuko yahise ambwira ngo iyi nimero nta ngo iyi nimero nta mpumuro nziza ndi kwimvaho muri telefone yawe arayidiritinga nimero za mukobwa nese wa mukobwa mwongeye kuvugana ngo narabarakaje se ndamubwira nti hoya ngo ko mutongeye kumbwira imishinga igeze ndavuga nti ho mwayipangana gasinzi uko byagenze pe ngiye urabizi ko wari wambwiye ko bitandeba arangije baravuze ngo ariko nguretse ko abanyarwanda mutekereza hafi ngo ubundi ngo hano mu bazungu ngo uzi ko ngo niyo umuhungu ngo yadetinze umuntu ngo babana mu nzu batarabana ngo kandi nta kintu babitwaye ngo uzi ko umugabo wa hano muri Amerika ari muri divorce ari kudetinga undi mukobwa hanze azana wa mukobwa mu nzu kandi na wa mugore atarasohokamo yego ati kandi ko nta kintu bitwaye ati ni gute nakubwira ko ngenda kuvuza ntubyemere none reka ngiye waba ari wowe ninyoreraho umubiri ntukurya ndamubwira ati wakwereka ati rero reka nkubwire ngiyewe niyemeje kukuvuza uwo mugore w'umunyamerika yego nyuma cyaje maze gukora kira kiganiro na Jose ndi kuvuga amafaranga twari dukeneye kugira ngo tujye mu Buhinde nibwo yambwiye ngo ubwo yemeye kuyamvuza yemeye kujyana mu Buhinde akamvuza ariko tukabana nk'abavandimwe bakunda arambwira ngo nukuri ndahiye Imana isumba byose sinzigera nkuroga nawe ntuzandoge unyemerere urumva uwo mugabo asa n'umugabo wambyariye inshuti yanjye uko nyine ariko ari kubimbwira yego ndamwana uwe umugabo wawe asa n'umugabo wambyariye kumwikuramo byananiye wambabare nka kuvuza amafaranga yose bisabwa ariko ko ntazatura mu gihugu cy'u Rwanda gusa nubwo mafite ibikorwa nkaza byibura ukama umwanya nkaganira n'umugabo wawe akamubyarira oya ntabwo yavuze kumubyarira ngiye mbwe ko mu mwanya bakaganira ngiye akamvuza ariko nka mu mwanya akaganira n'umugabo wanjye namwese ikintu ushaka ko muganira utamubwira ni igiki ati nukuri ndamukunda pe kandi ubyumve ndamukunda nta rwango rundi rubi rurimo sinagufata nka mukeba ndabizi nakubaha nk'umugore mukuru ariko umugabo we ndamukunda bas yanyubaha nk'umugore mukuru bas icyemezo cyo cyafashwe ko aba umugore wa kabiri yego bas ngewe ikintu ndi kumushakaho ni intanga ivuye muri we nkibyarira mu ndi mwana wa kabiri kuko umwana afite ahora arwaye sinzi umwana uzanshyingura ntiwayima oya uko ntago wayima ndamubwira nti nge ntago ari ingenzi ifite rwose ngewe ingenzi ifite zindimo naziguha ati ndashaka ko ari wumbyarira ndashaka ko ari wumbyarira umwana wa kabiri umwana afite wanjye bamuha amezi 3 none akarangira ejo bakamuha andi bavuga ko arapfa muri amezi 3 ndamaze se yarwaye iki yarwaye kansa se yahe ati nyine wowe byumve ko ari gutya arwaye ati urumva hari umuntu ufite ndabubwira nti nawe none se ko wihebye nk'umuntu utazabona umugabo ati nukuri pe barafiyansa ati ariko nabuze umutima wanjye ukunda yego wowe waguyeho n'umugabo wawe umugabo wanjye usa n'umugabo we wamubyariye bwa mbere Jesus Christ urumva yagombaga kubaha ivuriro akuvuza none mu Buhinde ngewe yansabye kumvuza mu Buhinde ambwira umubiri ntukurya ndamwe urandya cyane reka ngusabe ikintu kimwe waretse nka kuvura kuri ariya mafaranga wavuze ari gusabwa nka kuvuza ariko mukama basi inanga nkavugana n'uwo mugabo wawe ukama umwanya nkagana n'umugabo wawe nkamwisabira ikintu kimwe ni igice ushaka kumusaba ni inanga yo kugira ngo arakwerurira none bangemeke nibyarira undi mwana none se iyo ntangagabo yashakaga ko ari kugira ngo baryamane ntago mbizi yari mu ikoranabuhanga ubwo ni mu ikoranabuhanga kuko imyaka 51 yabakibyara ampulisi yarabyaye rimwe agahita acuka arakira biragoye urumva ashobora kuba ari muri menopause yego ko bitoroshye ntago byoroshye icyo kintu kimwe kucyumva rero none mu matwi yawe bikwibwirira bidaca ku mutwe nahise ngira ubwoba nagize ubwoba ariko nkomezwa nuko cyagihe yakashera nimero amubwira ngo ntashaka kujya avugira kuri telefone yanjye ntabwo yayimuhaye
mbo ikindi nabo ariko niyo yayimuha nkurikije umugabo wanjye uko muzi rwereka nkubwire njyewe abanyamasengesho uzi ikintu kuvuga ngo Imana iravuze tuzi ko abantu b'abanyamatorero babyubaha yego nuko ko umugabo wanjye bazi ko ari umunyamasengesho bucyo kintu bakigenderamo akazi kamubeshya ubu cyajya kumvuza mu Buhinde ku nshuro ya mbere abagore bagera muri 4 b'abanyamasengesho kazi baje mu rugo hari kubura nk'iminsi 2 ngo ngende baramubwira ngo uri kujyana umurambo uzagarura umurambo ntabwo umugore wawe azakira. Abagore b'abanyamasengesho Imana yatubwiye ngo zamura ikiganza urekura umugore wawe agende niwe uri gutuma umubiri umurya amafaranga yose uri gutanga ugiye kuzica ngo Imana yatweretse inzara ugiye gusonza nyuma yo gushyingura umugore wawe kunimeze ati kuyikuramo ntago zabishobora none ibintu byose kubitanze amafaranga kwa mazi atararenga inkombe waretse kujyana umugore ko Imana tubwiye ko atazakira yari umuhanuzi twemeraga mu rugo iwacu wadusengeraga wavugaga ikintu yovati uko byasakose Imana iravuze abandi bamucamo bamubwira ko aza kuduhanurira ko ntazakira iki gihe ubundi muri covid wajyaga yahanuye umugabo njyamubwira ngo Imana imurinze kwikorera umurambo muri covid wenyine covid kirangira nge nzahita mpfa sinapfa yabaga yatumwe nabande kuziye mpamvu yabaga yatumwe nyine n'abandi bantu batifuzaga wenda ko mba ndi kumwe n'umugabo wanjye bifuzaga umugabo wawe se byashoboka harabe uwaketse abaketse byemeze bite nubwo utabavuga abo naketse nyine nabo nzi bashakaga umugabo wanjye kuko hari uwa mbere wari urimo tujya mu murenge gushingirwa mu murenge yahagaze imbere y'imodoka urabona ko namba muparitse ahantu mutegereje kubuko babinjiza aho muri bwiyakirire yaje kwidisha twari tumambwira ngo wowe nkindi muzabana ntakiriho akisibyo bintu bibaho we Mana nyagasani gutyo tu uko mwe muziranye najyaga mubona gutya bisanzwe nago yenzi ko geri yarakunze nkindi se yego cyane cyane ku buryo nahaje mu rugo mu nzu yabagamo ahamara hafi nk'amezi 2 amutekera amufurira akaramushyira n'ibiryo ku kazi ariko umugabo we akagira ngo ni yari umuntu wo muri famille aranazwi n'abandi bantu barabizi yaradutuye ahagarara ku modoka avuga ngo ngende muzabana ntakiriho nimubana nimuzabyara nimubyara nimuzonsa nimwosa nimuzacutsa uko ku modoka so ibyo mugira umva cyakoze arangije icyo gihe aza kutwereka ko twasabanye imbabazi ko ari uko yarafite ikibazo yakundaga mubyara we n'ibiki atwereka ko byarangiye tukaduhura nyine mu byumba by'amasengesho nyuma noneho abari buza kubwira uwo munyemana ngo azaduhanurire ko kutakira azakira ko ntariho agiye kujugunya amafaranga inzara izamwica nyamukangisha inzara reba abana bawe inzara izabica no Imana yatweretse no kubona bodaboda abana bajyana mu ishuri zitazaboneka umugabo arangije aravuga ngo Imana ivugira muri mwe ni data wa twese si se w'abantu runaka nibibona ko umugore wanjye atazakira asaba ibimenyetso 3 yego nimbona itiki mujyana mu Buhinde itavuye mu mufuka wanjye nimbona paritema tuzabamo ngahamagarwa n'umuntu utanze tukayibona nkasanga yishyuye nta umuntu nabwe ngo dushakira aho tuzaba urumva ibyo bimenyetso 2 nimbibona nzamenya ko umugore wanjye azakira nzamugarura ari muzima hanyuma ubwo buhanuzi bwanyu mugende musenge muri abanyamasengesho ndanabemera nanjye ngiye gusenga ukwanjye mugabo yaragukunze ngiye gusenga ukwanjye haza indi timu y'abantu bagendanaga nawe baniganye bamubwira ariko nabo bagenderaga mu kigari cy'ibyo ngibyo kuko icyo gihe cyarakwiriye cyane tiba abanyamasengesho basengera kwa runaka Imana yavugiyemo ko amashara atazakira 2021 ntazayirenza 2022 nayigeramo ntazayirangiza muri 2022 bakajya bavuga n'amatariki nzapfaho sinapfa umugabo nandangije bati tugiye kureba Imana izakora
icyo gihe rero nibwo umugabo Imana yarebye kwizera yari afite ireba n'ubushake ngira ngo ubushitse nabivuze bw'ukuntu twabonye itike bakaduhamagara umuntu akamuhamagara muhitike kikaba ikimenyetso cy'uko nzagaruka ntaguye mu Buhinde. Nongera kwibuka mu ijoro, noneho ijoro bucya turi bugende nibwo yampetse anjyana ahantu mu butayu. Imana dutora mani ivuga ngo Imana ivugira iburasirazuba, sininibuka ukuntu ivuga ivugira iburasirazuba, ivugira iburengerazuba, itanga umugisha ikawutanga mu mujyi ikawutanga no mu cyaro. Sinibuka ahantu byanditse ko nari nimereye nabi, ariko umugabo agiye gutora mani aba ariyo mani atora. Ndavuga ko ahita ambwira ngo tuzagaruka, ndakujyana tuzagaruka, nugwayo nzaza n'umurambo ariko tugende. Turi hano i Kigali tugejeje ku Gikanombe, baramuhamagara, wanze uragenda ngo Imana igukubise inkoni yo kutumva. Imana igukubise inkoni yo kutumva, uburwayi bwari buri ku mugore wawe ni wowe ugiye guhura nabwo. Urumva? Arangije aravuga ati nta Mana ivuga gutyo, ahubwo nimuyibwire ngo nimwice mbere yuko mushyira mu ndege ngo agende, nimwice, nimusabe ikimenyetso cy'uko imwica niba ariyo yavuganye namwe, kandi ngewe ibimenyetso nasabye byose Imana yarabimpaye, namwe nimusabe ibyanyu bimenyetso, imwice mbere yuko twurira indege, hanyuma ubuhanuzi mwahanuye bigaragare kuri mwe mweretswe. Urumva intambara zose yagiye agenda arwana kuri ngewe byanyerekaga ko abo niyo bahamagara gute, nta kintu na gito bamukuraho. Hanyuma uwo mudamu nyuma nibwo yaje kumubwira ngo umugore wawe yarakuroze, wa mugabo uzagende wisuzumishe, nkwemereye kukuvuza urebe ko umugore nta kintu yaba yaraguye. Wa mugore w'umunyamerika, wa mugore w'umunyamerika kazi, nkwemereye kukuvuza kuko nzi ko ubushobozi ntabwo ufite, ugende wisuzumishe urebe ko umugore wawe nta kintu yaba yaragukoreye. Urwo ntago ari urukundo. Jesus Christ. Ntago ari urukundo. Reka nawe nkubaze ikibazo kiri biza, ahubwo ntabwo wamuroze wa mugani. Oya, ntago namuroze. Reka mwese ngo reka nkubwire najya kuroga umugabo nge twashakanye ngo murugo gukunde cyane ngo abagore barabikora. Narabyumvise. Ngiye nashatse ndi muto mfite imyaka 20 n'umwe ari bw'icyuzura nayujuje, none njya gushyirwa mu rengejo andusha imyaka 11. Ubwo se kujya kumuroga sinari kuroga umusore turi mu kigero kimwe. Ko yarakunzwe n'abagore ra yarakunzwe, umve yarakunzwe n'uyu munsi aracyakunzwe. Urumva aritonda, ari seriye. Iyo agenda abagore benshi barakubwira ati shingize ishyari. Hari nk'umumama twakundaniye kuri YouTube nawe wambonye hano, nawe yarambwiye ngo nugaruka i Kigali muzanceho, wavuze ko nta televiziyo igira, numva agahinda ufite ukuntu kanga nacuruza ara ku Gisozi, uzanceho televiziyo abana bajye bareba umupira n'umugabo areba umupira, icyo gihembo ngiye kuguha. Tuhanyura cyagiye tuva gukora ikiganiro hano ngewe nawe, tugeze yarambwira tumve nkubwira ati naragukunze ariko ngize agashyari. Ko umugabo ati umugabo uri seriye gutya, umugabo utavuga koko ati Mana we. Kandi abagore ngo mukunda abagabo batavuga, batiyahuza amagambo. Haguze umugabo uhora yiyahuza ibigambo, uhora avuga ukagira ngo aracometse, ikintu cyose atekereje nta parido. Urumva? Arangije arabaza ati sha ufite umugabo uri seriye pe, tibi nibyo byiza rwose. Ukunda umugabo utavuga ngo ngiye nkunda umugabo, ndamubwira ngiye nkunda umugabo uvuga tugurane ngo amfasha ngo reka tubyihorere da. Urumva umugabo yararaho n'uwanjye araho. Dusohotse baduherekeje, ndamubwira ko wavuze umugabo wawe akumva ntabwo ari buze kugukubita ngo ubundi se ntiruri mu kirere. Oya. Nta cyaramira. Ariko umugabo wanjye arasenga. Umugabo wanjye yaramfite amakuru na mbere yuko tubana, yaramfite amakuru ngewe ntazi, ariko we yarayafite, asanzwe asenga. Kandi ikindi ntabwo rega nanjye mba nakoresheje imbaraga zanjye mu rugo, uburyo uko mwitaho nta wundi mugore wabikora. Ntawe. Ni ukuri. Wa mushiti wawe wari wohereje, none se ko yamwanze mwongeye gukomereka? Turanasurana. Oya. Ni ukuri. Ntajya kugutsinda umugabo nawe mutwaye. Nabyo yari yambwira. Yosuje ntabwo mujye mwivuga.
nta nubwo nanamweretse ko umugabo yabimbwiye. uzi ko agiye kubimenya nako haje benshi mu rugo ntabwo haje abakobwa benshi bajyaga baza gusigara mu rugo ntahari, haje abantu batandukanye. ese ubwo ntiwaba ufite ubwoba bw'ikise wari wihebye ariko none icyo gihe njyewe nagahinda nari mfite ko umugabo wanjye ariko uzi kugira ngo usange umugabo ari gusenga isengesho asaba Imana kuba ikiremba kubera wowe ni urukundo rudasanzwe. ndavuga umugabo w'ikiremba kubera njyewe gute ubusabaye icyo bigapuroronja nkazakira kiricyo wahita umwanga oya ntago namwanga ni ukuri sinamwanga wamusha inyuma oya ntago nabikora nanjye nasaba nk'abacyo Imana yamugize icyo idashoboye kumukiza nanjye nasaba nk'abikindi ndamwubaha urwo rukundo rwanyu ruba ari rwo ni ukuri ni rwo reka nkubwire n'ibyo bintu muhura nabyo byabayeho Yesu w'i Nazareti ubuze ndakubwiza iki ntabwo umugabo wanjye ajya apfa kuvuga no muri karitsiye baramuzi nta nubwo ajya atwika inkuru haba hari n'inkuru iri gutrendinga gutya ntabwo ajya yitega amatwi ngo agiye gutega ibiri kugenda avuga ikintu yatekerejeho no mu kazi baramuzi uzamuhamagara umuganirize we wenyine abikubwire anakubwira n'ibindi bisitaza ajya ahura nabyo kuko hari igihe atakambwira ati ariko narume abagore mwabaye umuteteri runaka ibi n'ibi urabeshya uriya mugore umeze kuriya ubwo yabitinyuka ati Mana nyagasani baba bona wowe uri mu ntege nkeya bakavuga bati oya noneho aho duciriye kuri social media byarenze nyine mbere babonaga atavuga bati uriya mugore ko akavuga niwe witeretera uriya mugabo urumva akenshi niko bavugaga noneho cyagiye tuzijeje kuri social media n'abari kujya bivuga bati yewe rwa rugo ruruzuzanya urumva bashaka nyine guprofita mu ntege nke z'uburwayi mu ntege nke z'ubukene urumva abariho bamufatiranyiriza ariko ntago ndabizi ntago yabyemera ko intambara twacanyemo nge nawe ntago yabirengaho nanjye sinabirengaho ntago byoroshye. uyu munsi bihagaze gute byo kwivuza ubushizeho washakaga amafaranga kugira ngo abantu bafashanye tubone uko wabona tike ijya muri India ni tike no kwivuza byose ntago bihagaze gute uyu munsi ntago biracamo urumva amafaranga yari yabonetse cyagiye yari narindi hano cyanye afite 800 ariko nayo ko nyenda nguraho imiti yamaze kugabanuka cya kiganiro kindi twakoze urebye ntago cyagize cyane hari habonetse udufaranga natwo dukeya natwo duteranyaho nuko nta kintu kiraboneka kigaragara ariko uko byasa kose ayo dufite nari kubura ni yari make abura niyo make yego ariko kubera ko umuntu aguma agenda akoraho ngura imiti yo none se dukora iki ko ntacyo tutakoze Mana abanyarwanda njyewe sinafatiraho icyo bakugakana kandi pe bakoresheje imbaraga zose zishoboka hari n'abampamagaraga bakarira wa munsi nakiri ibiceri byinshi by'amajana amanote menshi ya 500 mbese kino kiganiro cya kabiri cyavuyemo ama 500 menshi n'amajana menshi ariko amafaranga arangaraguma akaba makeya kandi mu bushobozi bwanjye ubushobozi mbona ngiye bwararangiye iyo tutakigira amakredi ya banki byibura umuntu yarongeye agapfa gusubira muri banki ariko byaranze habura nk'amafaranga ngahe hari kubura nka miliyoni 3 gusa ni make ko zari 7 urumva atari make yego ntabwo ari menshi twongeye twikusanye rero ubu bishobora aca kuri nimero ya Julienne kugira ngo bashe kumutera imiti Mana nukuri wabangiriye neza pe niteri imiti amaboko asigaye andya ndibwa amaboko akandya ndanywa amazi none byarushijeho nanahuye noneho n'abandi bantu uti njyewe bakampa amafoto nari ndwaye gutya mbahana hari umukobwa wambwiye umusista wambwiye ngo ba muri France nawe ngo wari urwaye nkanjye ampa n'amafoto anyereka ibisebe anyereka imbago arangije arambwira ati imiti yamvuye nyoherereza amafaranga nawe niwe yatumye n'amafaranga nyine nyacamo atohereza amafaranga naya nkoherereza imiti amafaranga ndayohereza imiti arayohereza imiti ndanayikoresha ariko imiti kintu yambyariye none yanshyize kuri pamperisi yanshyize no kuri pampa byagiye byabomoka ibintu binsaba nyine guhora nambaye na pampa none ubu ngubu iyo miti sinzi ikintu yankoze mu nda
iyo ngira ubushobozi nagakwiye kugenda nyine nkakoresha nkareba ko ikibazo cyabayeho mu nda, ariko ntabwo narabyihoreye ndavuga ati kandeke nzagendere rimwe, Imana nitanga ubushobozi ngende njye mu Buhinde. Ababuka asigaye ararandya, ndanywa amazi, niba nyweye amazi bisigaye none bisaba guhita nitera kubera uwo muti nafashe uwo mukobwa. Amazi ntabwo yanywaho? Ntabwo nayanywa kubera ko nemaze gufata indi miti, nyanyweye n'undi byasaba kongera kwitera, ntabwo rero byakunda. Abantu mutazi ko umubiri uryana mujye mushima Imana, ariko tujye dushima Imana tuciye mu bababare, mu bafite ububabare tujye dushima Imana tuvuge tuti nguyu wagize ibyago bikamubaho. Hari umuntu uva ku isi umubiri utamuriye pe, utamuriye, umubiri uraryana. Ejo bundi nahoze ntekereza ndavuga koko pe mpagaze ahantu tateko iki ni iki, hari umuntu arimo arankorera imodoka, noneho ajya gutya afata umubiri we awushyira ku kirahuri, urabona ko akunda ureba nyine ndeba ukuntu umubiri we upondagaye, just no ntabwo kibazo ntacyo yarabaye, kuko akunda ufata nk'umubiri ukawushyira ku kirahuri, uri inyuma ukuntu aba bireba atako iki ni iki dufite ni iry'inzara. ese kuki Imana adaha umubiri nk'uyu nguyu, kuki dufite ikintu kibabara? Iyo ugize Imana rero ukaba ufite ayo mahirwe y'uko uyu munsi umeze neza, reka tujye tuguriza Imana, tuyibwire tuti Imana ndakugurije mfashije Julienne. Shano ukuri gusa Abanyarwanda barakoze pe, uzanyiteho kandi baracyanakora. Imana bakoreremo kubona imiti cyane, kuguma nijombe imiti ntabwo ari cyo kinshishe. Uziko ntakigenda ahantu hazamuka, sigaye ngenda ahantu hazamuka nabanzamutse nk'utu esikariye gutya, ita numva umutima utangiye kwazipira ukundi kuntu bidasanzwe, nkumva urenda kumvamo, nkibaza banza ngiye gupfa. Noneho n'imiti sigaye meze nk'umuntu wayihararutswe, nkumva ndiyanze, sigaye numva mbese nariyanze wampa urupfu, ubundi mpfuye byamfasha. Nanone reka mbanze kubwira nibyo, iyo ugeze mu kwiheba aho kugira ngo nkomeze ndushya abantu, umva ubundi amasengesho ndi gusenga n'Abanyarwanda bayamfashemo. Iyo ndimo ndasenga ngo niba kubona ubushobozi ngo ngende nivuze, basubire kuri aka pira kabo bafungiye, bitabonetse aho kugira ngo nkomeze ndushya abantu. Uziko nahoze mbaza ngasanga nkoresha 600 ku kwezi, kandi mu nzu mu rugo iwacu bitinjiramo. Ndavuga niba byanze Imana yaretse ngapfakire kare ntari nandavura, kuko gukomeza none kuguma nicaye imbere y'izi kamera rwe hari ikintu mutakoze, imbaraga zose abantu ntibazikoresheje. Hari n'ikindi cyakorwa byanze kunze, nta kintu Abanyarwanda batakoze, barakoze bihagije. Bampaye kubanguriye imiti, bampaye ku mafaranga njye kwivuza, nawe ngenda nyasoroma aho ngenda nkoraho. Uyu munsi ndikubwira ngo miliyoni 4 zirenda kuzura, ariko uku kwezi hatayize igikorwa n'ubundi 600 yabavuyeho nayo. Ubwo rero umva ntago ari gusubiraho, ari kuvaho ho kugira ngo rero nkomeze nandavure. Abanyarwanda ndazi twese dushyize hamwe isengesho, Imana yaryumva. Musenga isengesho rivuga ngo gukira kwa Julienne niba byanze n'ubushobozi bukaba bubuze, Imana nimucyure yitahire. Yewe iryo sengesho ntabwo ndisenga jewe, ahubwo dufate nimero ya telefone ye kwifuza kumufasha mu bushobozi bwose bushoboka. Iryo sengesho ni ry'umuntu wihebye, kandi yewe ntabwo ndi gukora n'abantu bihebye, ndi gushaka abantu bameze neza. Umva ntazi ukuntu umeze nawe Julienne, ndi gushaka abantu bameze neza ku buryo uzagaruka uvuga uti Imana ishimwe ko hari icyabaye. Reka mvuge nimero ya telefone ya Julienne 0787 240 090. Ndayinayipininga hasi 0787 240 090. Iyo niyo nimero ya telefone ya Julienne. No kumuganiriza mumubwire muti nta mpamvu yo gupfa. Abantu barampamagara bakansengera, abandi bakanganiza nkumva biraje, ariko naba nicaye njye nyine nkibaza ibintu bizarangira gute. Mukanya nicaye arandika n'urukundo dukona amaboko yabyinze, iki ni ikibyimba. Mukanya ne rushinge hano amashyira tubukanga, iki ni ikibyimba cyaje mu kubera ishinge. Iki kindi bibiri ngiye gutoboka no mu kuboko. None se ubu ngubu amaboko kunyanaganye nk'urwaho n'akana rw'inka, nindamuka mbuza aho ntera ko hano ni inkovu naha n'izindi. Aha niho narindi kurira, aha se nahatera habaye igiti urinjiza ushinge n'irutambuke. Gusa urambwira ngo icyo negereje ni igiki, barajya batera he?
ndajya nzitera hehe. ese abaganga bakubwira ko ntacyo byica gutera inshinge gutyo Ntabwo byabura, uzi ko imitsi y'amaboko isigaye ndya, uzi ko natwara ino telefone mu ntoki ngera Nyabugogo nyitwaye mu ntoki naba nayitaye, intoki zisigaye zitangira gutitira. Umukecuru mfite imyaka 36, ntabwo ndayuzuza, ndi muri 35, ndafi kuzuza 36, none nsigaye nitira nk'umukecuru kubera inshinge mu maboko. Ese ubwo utasaba kwipfira ni hatari. Jure komera cyane abavandimwe bari kutwumva muri kano kanya, kuri Imana ibakoresha. Hari acyari espoir, acyari icyizere cy'uko uyu muvandimwe wacu yakira. Mureke rero tumufashe uko dushoboye, kandi Imana ibumve, Imana inabahe iki kintu cyitwa gufasha, sibyo? Utaragize icyo akora agikora, kuri pe uwakoze nanone no kuri ihangano ngira ukoremo ubwo uti Julienne akeneye, ariko tuzabona ibyiza noneho ku buryo mu minsi iri imbere Julienne azaza tubwira ati ngiye kwivuza, sibyo? nari nzi ko kwa munani kuzashira, ahubwo ndi kugaruka ndi kubyina intsinzi. Ntacyo, reka dusoza. Julienne komera cyane, kandi Imana twizere ko ari ikikora kugira ngo bize kugenda neza. Izabikora, izakora ibishimishije.